Imana yacu yageze yatuvana ahantu hari hakomeye cyane, tuvana mu bubobo ikatuvana mu businzi. Mbega iyo Mana yacu niyo kwizerwa. Niyo mpamvu muri kubararika rero mabwira ngo imigambi yayo ni myinshi cyane, imigambi yayo irakomeye cyane, imigambi yayo ntago yigeze ihagana bugingo n'ubu, kuko ubwa ngo umugambi wayo ntago urahagara ku buzima bwawe, kuko na n'ubu ngubu icyo wavuganye nayo iracyakirinze, na n'ubu icyo wavuganye n'Uwiteka Imana iracyagikomeje. Icyambere nuko ukubonaho kuri inyangamugayo. Abakurikiye Kamba TV twongeye kubashima. Imana ibahe umugisha. Munyemere rero dutangire iki kiganiro cyacu mu mwanya tugira umugisha wo kuboneka, dushima Imana ko yaturinze ikabarinda, nanjye ikaba yarandinze. Izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Mwami Yesu turagushimye, tugushimye kuko ushobora byose, tugushimye ko nta kibasha kurega umugambi wawe. Izina ryanjye rihabwe icyo data. Umugisha buri muntu wese ugiye gukurikiriza inyigisho, kandi Uwiteka mukunzi mwiza tubagireho umugisha nkuko data ijambo ribivuga ngo umwigisha n'uwigishwa bagabane. Izina ryanjye rihabwe icyo data. Urakoze kuko wumvishe gusenga kwacu no kwinginga kwacu, tubanzwe izina rya ryera. Amen. Mazina yanjye nitwa Ev Olivier, ndi umusore. Kadusome ijambo ry'Imana dusanga muri Yobu. Haranditswe gutya ngo nzi yuko ushobora byose kandi nta kibasha kurogoya imigambi yawe yose. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Ni ijambo dusanga mu iki gitabo. Ubwo Yobu yarari mu bigeragezo nk'ibi ngibi, ariko ageze ahantu hamwe agarukira Uwiteka Imana. Kubw'amaganya menshi yari amaze kumufata, ariko aza kugarukira Uwiteka Imana. Arangije avuga amagambo aravuga ngo nzi ko Uwiteka ushobora byose kandi ngo nta kibasha kurogoya imigambi yawe yose. Uwiteka rero ashobora byose. Ijambo rimwe Pawulo yageze yakwandikira itorero rimwe ry'Itesalonika ibice bya 5, yageze arababwira ngo iyo bahamagara niyo kwizerwa, kandi no kubikora izabikora. Nukwenda kurarika wowe uri kunyumva, wowe unteze amatwi, wowe uri kundeba ahangaha, Uwiteka ashobora byose kandi iyo guhamagara niyo kwizerwa, no kubikora izabikora. Kuko Imana yacu ishobora byose. Ifata umuntu ikamukura muri puberi, ikamusiga, ikamukarabya ndetse ikanamuhindura ko ni kumuririmbyi yaririmbye. Ifata umuntu utari uriho, utari ufite ubuzima, ikamuha ubuzima. Kuko Imana yacu ishobora byose. Imana yacu niyo kwizerwa, tuyigirire icyizere. Yobu rero bivuga gutya kuko yaramaze kugorwa, ibigerageza ari byinshi cyane, inzitane ari nyinshi cyane, ariko aravuga ngo nzi ko ushobora byose, nta kibasha kuroga umugambi wayo. Yobu Imana imuhira. Nusoma hirya gatonya aho haravuga ngo Imana yamuhiriye ubwa nyuma kurusha ubwa mbere. Rero ndakurarika wowe, ndagusabira nanjye nkinginga cyane, nkubwira ngo Imana iguhira ubwa nyuma kurusha ubwari ubwa mbere, kuko iguhamagara ariyo kwizerwa kandi kubikora izagira gute izabikora. Imana yacu ishobora byose, nta kinanira. Mu gihe nk'iki ngiki kubyakubwiye iracyari ifite umugambi wo kuzabisohora, iracyafite umugambi wo kuzabisohoza. Ubwo imigambi y'abana b'abantu ibasha guhagarara bitewe ko nyine igihe cyabo kibasha nabo cyo kurangira, bitewe ubu ngubu turi mu gihe cya covid, igihe ibintu bigoye cyane, ibitekerezo by'abana b'abantu bihagaraze, ibyo abana b'abantu bakugambireho bikaba byarahagaze, akakuga ati ntibishoboka kuko nyine indwara yaje yabihagarika. Ariko ku Mana nta mupaka uriho ngo corona yarabihagaritse, ku Mana nta mupaka wigeze uza ngo indwara runaka yarageze no kuzizagira gute izaza, kuko Imana yacu irihagije. Imana yacu irakomeye, Imana yacu ishobora byose, kuko Imana yacu ariyo kwizerwa, Imana yacu ari inyembaraga, Imana yacu ari inyabutware. Nukwenda kurarika kubyumva. Imana ijya idufata ikaduhindura, kadukura aho twari turushye cyane. Satani yaratwikoreje. Muririmbyi kera tukiri abana twajyaga turirimba indirimbo ngo yadutuye imitwaro aduhetamishaga, ngo none turi kugenda twemye, kuko Imana yacu ariyo kwizerwa, Imana yacu ariyo kwiringirwa. Imana yacu ishobora byose, ikadukura imitwaro yari duri ku bitugu, ikadukura imitwaro yari tugose cyane. Ubu ngubu tukaba turi kugenda twemye. Nimunyemere tuyihe icyubahiro. Imana yacu yageze yatuvana ahantu hari hakomeye cyane,
ikatuvana mu bubobo, ikatuvana mu businzi. Mbega iyo Mana yacu niyo kwizerwa. Niyo mpamvu muri kubararika rero mbabwira ngo imigambi yayo ni myinshi cyane, imigambi yayo irakomeye cyane, imigambi yayo ntabwo igeze ihagana bugingo n'ubu. Turacyari Imana tukiyizeye, turacyari Imana tukiyiringiye, kandi ko n'ibyo itarakora izabikora, kuko yo ntigeze ihagarara. Gukora no gukora iracyakomeje, ntabwo umugambi wawe ugeze uhagarara ku buzima bwacu. Kandi nandi kukubwira ngo umugambi wayo ntabwo urahagarara ku buzima bwawe, kuko na n'ubu ngubu icyo wavuganye nayo iracyakirinze, na n'ubu icyo wavuganye n'Uwiteka Imana iracyagikomeje. Icyambere nuko ukubonaho kuri inyangamugayo, cyambe nuko ukubona kuri inyangamugayo. Nimba iri kukubona nk'inyangamugayo no kubikora izagira gute? Izabikora, kuko Imana yacu idakiranirwa ngo yibagirwe ikirata imirimo. Imana yacu iracyashoboye rero, Imana yacu iracyihagije, Imana yacu iracyafite imbaraga, Imana yacu iracyakomeye. Nyemero uyigirire icyizere ko n'ibyo uri kubona utari kubona inzira zabyo, ku Mana ifite izindi nzira, ifite inzira zirenga ibihumbi, nuko utari kubasha kubyumva. Ariko nyemero ubyumve cyane, ifite inzira zirenga ibihumbi, ifite inzira zikomeye cyane, ifite inzira nyinshi cyane. Kandi inzira z'Imana iramutse ije gutabara ngo igirusha amagare kugenda, igirusha umuyaga kwirukanka. Kandi ndakubwira ukuri ko Imana yacu nubwo wabone tinze, ariko n'ukuri zaza. Nyemerera data uyigirire icyizere, wumve uyigirire icyizere, wumve ko ibyo yakubwiye no kubikora izagira gute? Izabikora, kuko Imana yacu idakiranirwa ngo yibagirwe ikirata imirimo. Imana yacu iracyihagije, Imana yacu iracyashoboye, nuko iracyashoboye. Nta wari uzi ko igihe kimwe Esiteri yaba umwamikazi. Nta wari uzi ko mu gihugu kitari icye, mu gihugu atigeze yari umusuhuke. Kandi ukuri impunzi burya ntabwo mu icyo gihugu hari ibintu bitemerewe, ariko Uwiteka wamurebye abona ko abyemerewe, kuko igihe cy'Uwiteka cyari cyageze. Yije gutabara rero, ntigendera ngo uyu muntu umusuhuke, yije gutabara ntigendera ngo uyu muntu ahangaha ahatuye ntago hariwe. Yije gutabariza nk'Imana, yije gutabara iza nk'inyabushobozi, yije gutabara mbega. Icyambere nuko ikuzi. Igeze yabwira umugaragu wayo bita Mose, iramubwira ngo ko wangiraho umugisha nkakumenya izina, ngo nicyo uvuze ndagikoze. Kuko wagira umugisha kuri nde? Kuwiteka Imana. Mbese wowe wagira umugisha ku Mana? Tekerezaho neza, kugirirwa umugisha ku Mana. Mose yagira umugisha, baragendana. Aramubwira ngo rero kuko wangiraho umugisha nicyo uvuze ndagikoze. Igihe nk'iki ngiki, ubwo abantu benshi cyane bihugiyeho cyane, bitinzeho cyane, ubwo abantu benshi cyane, ariko ndakubwira ukuri, Imana yo ntago yihugiyeho, ariko iracyadutekerezaho. Ahubwo iracyadutekerezaho ubwo abantu batagikundana. Kandi koko ni mu minsi ya nyuma, Pawulo yarabihanuye ngo mu minsi ya nyuma y'imperuka abantu baza batagikundana, birarira, ari ntashima. Ariko mbere na mbere nuko ndakubwira ngo shima Imana, kuko n'ibisigaye izagira gute? Izabikora, kuko nta kibasha kurogoya umugambi wayo wose. Ntitwari tuzi ko tuzagera ahangaha, ariko Uwiteka arahatugeza. Ntitwari tuzi ko Uwiteka azatugeza ahangaha dushingiyeho yenda ubu ngubu tuba turi mu nzu z'imbohe, mu nzu za gereza, bitewe n'ibyo twari turimo, ariko Uwiteka tugeza ahangaha. Mbega tuyicyubahiro, kandi aho igambira kutugeza haba ari hanini cyane, nawe aho igambira kukugeza ni hanini cyane, kuko umugambi w'Imana utawurondora wose ngo urangize. Umugambi w'Imana ni munini cyane ku buzima bwawe, umugambi w'Imana ni munini cyane ku buzima bwanjye. Rero tegereza, rindira icyo Imana yakuvuzeho, rindira icyo Imana iri kugutekerezaho, kuko umugambi w'Imana no kubikora izagira gute? Izabikora, kuko umugambi w'Imana ni munini kandi ni mugari cyane. Ni mugari cyane. Nyemero uyizere, nyemero uyikomezeho cyane, kuko kuza bwo izaza. Icyambere ukwiye kwirinda, reka mabwira ibintu nka 3 byatuma Imana izaza ku buzima bwawe. Mbere na mbere ni ukwirinda icyaha. Ubwo batubwiye ngo ntitugasuhuzanye, ariko benshi n'ukuri kuhana ibiganza benshi ntibakibikora. Ariko biratangaje cyane ko tutaba tutagihana ibiganza, ariko tugafungura ibiganza by'imitima yacu mu byaha cyane. Rero munyemerere ibiganza by'imitima yacu nabyo tubibumbe, ntitugahane ibiganza n'icyaha, ahubwo tugihungire kure.
tube muri guma mu mwuka, muri guma muri Yesu, muri guma muri Yesu, tuguma aho ngaho turi muri guma muri Yesu, nta kuva muri Yesu. Muririmbyi yaremye ngo mbese urajya hehe? Urava mu hehe? Hanze ko ari urupfu, urajya hehe? Guma muri Yesu. Kandi uko tuguma muri Yesu niko tugusha kugwiza ubwiza bw'Imana, niko turusha kugenda tugwiza ubwiza bw'Imana. Imana igomeza kutuzamura, tuzamura. Muririmbyi yaremye ngo tuvana mu bwiza tujyana mu bundi, ngaho tugejeje ni heza cyane. Natwe aho tugeze turi kumva Uwiteka akigukomereje amaboko kuba utarapfuye, aho kugejeje ni heza cyane. Ntabwo banza umenye uracyari mu mugambi w'Imana. Kabiri kizatuma Imana ikugirira neza ni ukugira urukundo. Urukundo, n'uba ufite urukundo jya umenya ko Imana izakugirira neza. N'uba ufite urukundo jya umenya ko Imana izakugira neza. Urukundo ntirwirarira. N'uba ufite urukundo jya umenya ko Imana izakugirira neza. Naho bahataza umuhanuzi ngo akubwire gutya, ufite urwo rukundo Imana izakugirira neza, kuko Imana yo ni urukundo. Imana ni urukundo. Ikindi cya gatatu, uzajya ukura ishyari mu mutima wawe, Imana izakugirira neza. Bohoke, utunge imbabazi muri wowe, ineza y'Imana izakuzaho cyane. Nutunge imbabazi muri wowe, ugatunga kubabarira muri wowe, Imana izakuzaho cyane. Nutunge imbabazi muri wowe, umukristo udatunze imbabazi nta kintu aba atunze, kuko n'Imana irababarira. Yesu igeze yabwira abigisha we abatoza gusenga, arangije arababwira ngo nimujya musenga mugira mutya muti: Mana utubabarire nkuko tubabarira natwe abaducumuyeho, uduharire imyenda yacu nkuko tuyiharira abayiturimo. Mbese ubwo wowe nimba utababarira, iryo sengesho urisenga ute? Mbese nimba utababarira, wowe ugiye imbere ya so, mbere y'Imana, wowe usenga ute? Usenga uvuga ngo Mana mbabarira, kandi nawe utababarira. Nutunga imbabazi muri wowe uzamenye kuzatunga n'ubugingo. Nutunga imbabazi muri wowe uzamenye kuzatunga n'ubwo butunzi bw'ino si. Igihe kimwe Mose yageze yabwira Abisirayeli, arababwira ati rero Imana yaducishije mu butayu, ntiyakunda ko twicana inzara, imyenda yacu ntiyadusaziyeho tukiri mu butayu, imyenda yacu ntiyadusaziyeho, ntitwapfuye, ibirenge byacu ntibyigeze bibyimba. Ariko ibyo byose yabikoze kugira ngo umuntu atamenya, umuntu amenye yuko adatungwa n'imitsima gusa, ahubwo atungwa n'amagambo yose ava mu kanwa k'Uwiteka Imana. Amagambo ava mu kanwa k'Uwiteka Imana yakubeshejeho. Ntubeshejweho n'ubutunzi ufite, ntubeshejweho n'amafaranga ufite, ntubeshejweho n'ibyo yagezeho, habwo ubeshejweho n'ijambo Uwiteka yakuvuzeho. Niryo rikugejeje aho ngaho, niryo rigukandagije aho ngaho, niryo rikurinze ubugingo n'ubu ngubu. N'icyo Uwiteka yagize gute yakuvuzeho. Nshuti yanjye, mwene data unkurikiye, nyemera wumve kandi usobanukirwe cyane. Mbese umugambi w'Imana uracyawurimo? Kugira ngo tuze gusenga hakiri kare, fata aka kanya witekerezeho, umugambi w'Imana uracyawurimo? Yobu ko yavuze ngo nzi ko nta kibasha kurogoya umugambi wawe wose, nta kibasha kurogoya imigambi y'Imana. Ariko se irawusohoreza kurinde? Uracyari mu mugambi w'Imana? Turacyari mu mugambi w'Imana. Reba nimba ukiri mu mugambi w'Imana. Nimba utakiri mu mugambi w'Imana, uvuge ngo Mana nshaka kuba mu mugambi wawe, kuko imigambi y'Imana ni myiza cyane. Imigambi y'Imana irabohora. Bari imbohe baboshywe na Satani, irababohora. Yeremiya igeze yabwira abo bagiye kubakana Yerusalemu, aravuga ngo ukuboko k'Uwiteka kwiza kw'Imana kwabanye nanjye. Igihe byari bigoye, igihe Yerusalemu yari yarasenyutse, aravuga ngo ukuboko kw'Imana kwiza kwabanye nanjye. Nanjye ndagira ngo nkubwiye rero, ukuboko kwiza kw'Imana kubane nawe, ariko kuko uri mu mugambi w'Imana. Kuko ijambo ry'Imana ryarambwiye ngo igitsura cy'Uwiteka kiri ku nkozi z'ibibi. Ngo ariko ngo nanone ngo ugutwi kwabo uko Uwiteka guteze kubyo kumva, kubyo abo bakiranutsi basaba. Mbese nimba uri umukiranutsi, menya ko Uwiteka gutegeye iki?
ugutwi. Kandi nimba uri umukiranutsi, menya ko uri umukristo ujya mu gihugu cyo mu ijuru. Menya ko ukuboko kwiza k'Uwiteka Imana kubana nawe. Menya ko ukuboko kwiza k'Uwiteka Imana kubana nawe. Ntawe uzakurwanya uri umukiranutsi, ntazagushobora. Amaboko nayo yaguhagurukira ameze gute, mbese ugutsindishiriza n'aba hari, ninde uzakurega, ninde uzakurenganya? Ntawe. Kera tukiri mu muhanda, tukiri mu muhanda, babaye muri association garuka barabyibuka, nimbivuga harimo abatu babyumva, barabyibuka cyane. Tukiri mu muhanda twumvaga ko ubuzima bwacu ari ubwo kuziba, twumvaga ko ubuzima bwacu ari ubwo kuzatera amakaci, nyamara ariko ubuzima bwacu ntabwo bwari kuzatera amakaci, ahubwo ubuzima bwacu bwari ubwo kuzabwira abantu ko Uwiteka agira neza. Kera tukinywa inzoga twumvaga ko ubuzima bwacu buzasazira muri suruduwiri, ariko nukuri hoya, ubuzima bwacu buzasazira mu mwuka wera. Oh haleluya! Ubuzima bwacu buri ku mwuka wera. Ntabwo tugisoma ya macupa, ahubwo dusiga dusoma inzandiko, mwuka wera ukatwururukira. Nawe ndakurarika, byashoboka ko hari aho waba uri hataba ari heza, ariko nimba unyumva neza ukurikiranye ikamba, nimba uri kunyumva neza, menya ko Imana igushaka kugira ngo ikugire neza. Wava aho ngaho mu businzi, wava aho ngaho mu busambanyi, wanywa nyinshi ntabwo Bralirwa wazayimara, wanywa nyinshi nukuri ntabwo wabara, ngufu zirahanze ntuzazimara, ikigega cyayo kiracyakora. Wanywa nyinshi, nyemerera, ariko nyemerera, kandi ibyo ntibizakwica, ariko nyemerera wumve. Gusoma ibyanditswe by'Uwiteka nibyo bizaguhesha ubuzima buzima, nibyo bizaguhesha ubuzima buzima, nibyo bizaguhesha ubugingo, nibyo bizaguhesha imibereho, nibyo bizaguhesha kubana na Kristo. Nyuma y'ubu buzima Pawulo yaravuze ngo hari ubundi buzima. Mbese uri kumva ufite ubuhe buzima ukiri mu bibi? Va hariya mw'ubwo bugome. Yesu arakubatura, Yesu ateze amaboko ngo niwumva ijwi nk'iri ngiri ukanguke urekere aho ngaho. Nyemera uva mw'ubwo buzima butari bwiza. Uwiteka ateze amaboko, yiteze kukugirira neza, kuko ijambo twarisomye atubwira ngo nzi ko Uwiteka ashobora byose, nta kibasha kurogoya imigambi y'Uwiteka yose. Nyemera dusengane. Nakubwiye ngo nyemera tuze gusengana, kandi wumve ko aho uri Uwiteka byashobora kuba waratanye, waravuye mu mugambi w'Uwiteka Imana, ariko Imana iteze amaboko, iracicaye ku ntebe y'imbabazi. Nyemera ugaruke. Nawe byashoboka ko waba ukiri mu mugambi w'Imana. Ijambo ry'Imana ratubwira ngo n'uwibwira ko ahagaze ngo yirinde nawe atagira gute, atagwa. Nawe nyemerera rero, unyemerere, turasenga n'uyu watanye, tuvuga ngo Uwiteka we nayongera kugarure, kandi nongeye umugarukire. Nawe ngo azakugarukira gufite ibambe n'imbabazi nyinshi cyane. Kandi nanone ndasenga cyane, mvuga ngo n'uyu muntu ukiri mu mugambi w'Imana, ugitegereje neza y'Imana, uko kukwiteka kongera kukuboneka, Imana iguhira ubwa nyuma kurusha ubwari ubwa mbere. Munyemerere nababwira ngo ko wari waratanye, ongera ugaruke mu murongo. Uwiteka aracyateze amaboko, aracyagutegeye amaboko. Kumva yari yaratanye, nyemerera upfukamisha amavi y'umutima, ubwira Uwiteka ngo ndagarutse. Ubwira Uwiteka ngo nongeye kugaruka, nongeye kukugarukira. Ningarutse ndi nk'aba mwana w'ikirara, ariko ndabizi urongera umbagire nanjye bibyibushye. Wongera uce bugufi mu mutima wawe, Imana yakugirira neza. Nyemere nawe kumva wari warahagaze, uhagaze ukirinde ukuboko k'Uwiteka Imana, uhagaze ukirinde imbaraga z'Uwiteka. Uvuge ko Uwiteka tugiye gusenga, nawe tukwingingira, tuvuga ngo Uwiteka kugire neza kuko uhagaze mu butware bwayo, ukaba ukihagaze ukirinze ibyasezeranywe nk'uko Uwiteka yari yabikubwiye, ukaba ukibirinze. Nunyemerere nawe ukuboko k'Uwiteka kwiza kugomeze kubane nawe, kandi Imana iguhire ubu bwa nyuma kurusha ubwa mbere. Imana iguhire ubu bwa nyuma kurusha ubwari ubwa mbere. Izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Data, munyemerere dusenge, ariko ugomeze kuzirikana, uvuga ngo uyu munsi nubwo urupfu rwaba rutinze, ijuru rikaba, ukamubona Yesu ari kukuvuga ngo twavutse vuba, bavuga ngo azaza, ngo none ntakije. Ariko nyemera wumve ko n'urupfu rudatinze, kandi wibuka ko Yesu yaje avuga ngo nzagaruka meze nk'umujura. Nkuko rero utazi n'igihe uzapfira, ibyo Uwiteka biduhishe.
ongera ugaruke uvuga ngo mbese ejo ngiye najya hehe, ariko umenye ko abera babikiye ubugingo. Ni ukuri ijuru ririho bavandi, ijuru ririho, si igipindi, ijuru ririho, kora neza ugifite uburyo. Uku niko mubwiriza yanditse ngo ukore neza ugifite iki? Uburyo. Tugiye gusenga Imana rero, tugiye gusenga Imana, ariko nagomeje kukwinginga nkubwira ngo mu mutima wawe unyemerere utekereze uvuga ati se ndi kugenda mu bitunganye, mbese umugambi w'Imana ndawurindiriye, mbese umugambi w'Imana nuza uzasanga nkihagaze nk'uko Uwiteka abimbwira, mbese umugambi w'Imana nuza uzasanga nkimeze neza. Mbanza umenye ko umugambi w'Imana kuko yawe yaravuze ngo nzi ko ushobora byose kandi nta kibasha kurogoya imigambi yawe. Mbese umugambi w'Imana nuza, Imana niza kuko izaje guhana no guhemba. Mbese urukumva izaguhemba cyangwa izaguhana? Umugambi w'Imana rero ni mwiza cyane, umugambi w'Imana ni muremure. Reka dusenga Imana, ariko ndakwinginga, ndagusaba mwene data, ndagusaba uri kunyumva ukurikiye Ikamba TV, ubu ni ubuntu wagiriye muri byaremye ngo ari byiza tubona tukabifata nk'ibisanzwe, rimwe na rimwe ngo tukumva ko byari bikwiye kubaho. Ubu ni ubuntu ugiriwe bwo kuba ubonetse. Nyemerera ukurikiye wumve ko ari wowe ubwirwa. Aya masaha umuburo w'Uwiteka ukujeho, kandi urongera guhumurije wakubwe ngo nzi ko Uwiteka ashobora byose, nta kibasha kuroga umugambi wayo. Kukugira neza izakugira neza, kuko iriteguye. Mbese irakwima inzu nziza iyituremo, mbese irakwima kubaho neza, ko nayo ahiri mu ijuru ry'abera ibayeho neza. Ngo ibihe bandi kari twebwe abantu yaremye ikaduhumekera mwuka wayo, mbega ifite byose mu kiganza cyayo, ahubwo mbese irabigusa gute? Nyemera rero umugambi w'Uwiteka uzaza, kandi ukuri niza ntabwo izaceceka, kuko Uwiteka kuzabana nawe kandi kwiza cyane. Iguturisha inyanja riri imbere yawe n'imiraba, ubundi wumve ubwiza bw'Uwiteka, wumve kuko kwiteka. Nyemera rero dusenga Imana. Ndasenga mu byiciro bibiri nkuko nahereye nkubwira. Ndasenga nsengera abantu bari baravuye mu mugambi w'Uwiteka Imana, bongera basubire mu mugambi w'Uwiteka Imana. Ndongera gusenga nanone kandi nsengera abantu bakiri mu mugambi w'Uwiteka Imana, bakirindiriye Imana, bari muri guma mu mwuka wera, bari muri guma mu mwuka, bari mu guma muri Kristo, bari mbega muri guma muri Yesu. Abo ngabo nabo ndasenga mbasengera, basabira gukomeza guhirwa mu byo berekeza mu maboko. Kandi nawe wari waratawe, wari wararetswe, nawe ndasenga w'igikundo cy'Uwiteka cyo kikugarukaho cyane. Izina ry'Imana rihabwe icyo data. Nyemerera funga amaso y'uyu mubiri, ariko ufungura y'umutima cyane. Wumve kandi wumva umuburo w'Uwiteka, wumvire. Izina ry'Imana rihabwe icyo data. Turagushimye Mana nziza, tugushimye kuko uri Imana ishoboye byose, tugushimye ko wabanye natwe muri kino kiganiro. Tukweretse aba bose bawe badukurikiye ku Ikamba, ndetse bayiteze amatwi, bayihora bayumva bayireba. Nyemera ubanze uha umugisha abo bantu bose. Izina ryawe rihabwe icyo data. Ndakweretse Uwiteka bari baravuye mu mugambi wawe, ariko Uwiteka bashaka kongera gusubira mu mugambi wawe. Nyemera Uwiteka mukunzi, Mana ishoboye byose, Mana icyanuka muri byose, ongera ubuzuza imbaraga, kuko ijambo ryari hamwe ngo niho imbaraga bari bananiwe, abari bacogoka buzuzamo ibyiringiro. Ongera ubuzuzemo imbaraga n'ibyiringiro byawe, bakomeze ku musaraba. Izina ryari rihabwe icyubahiro, kuko uri kwizerwa Mana. Nkweretse Uwiteka mukunzi, Mana ishoboye byose, nkweretse n'aba ngaba barindiriye umugambi wawe, bakigutegereje, bacyumva ihumure kuvaho, bacyumva ubutabazi bwawe. Unyemere Uwiteka Mana ishoboye byose, ubwiza bwawe buburukire cyane, imbaraga zawe zibabonekaho cyane, kuko kwakwiza kuba ururukire, kandi ikiganza cyawe cyiza ntikikababureho. Kandi ubakomeze Uwiteka mukunzi mwiza, imbaraga z'ijuru zawe ntizikababureho. kandi Uwiteka amashobe byose wahe mu guhirwa mu byo berekeza amaboko yabo, wahe guhirwa mu izina rya Yesu Kristo. Abari barwaye wahe gukira mu izina rya Yesu Kristo, kuko uri amashobe byose. Girira neza ubu bwoko bwawe, kuko uri Imana kwizerwa. Izina rya rihabwe icyo data. Urakoze kumvisha gusenga kwacu, tubiha izina rya ryera. Amen.